Tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Daily News. Ni kuri iki cyumweru tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ni ku gicamunsi, birumvikana abavuye mu materaniro tubifuriza kunogerwa na gahunda z'uyu munsi, dore ni mu gihe cya weekend, ejo ni Boxing Day. Reka mbanze mbasuhuze mbifuriza amahoro y'Imana. Njye muri kumva ndi Damien Habumugisha, ntabwo ndi kumwe ndi jyenyine nkuko muri kubibona, ndi kumwe na Bwana Bishuti. Bwana Bishuti, wiriwe? Wiriwe neza Bwana Damien. Wiriwe ute ko mbona usa nkaho konje mukunda? Meze neza ariko n'akabeho kariho, urabona ko ikirere cyahindutse ntabwo bisanzwe. Ni imvura twari dutegereje ariko ndabona ikirere gihehereye yabonetse. Yego, ni igicamunsi kimeze nabi ariko ubona ko uko byagenda kose ni umunsi n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye bishoboka ko nta zuba ryanyunyuye, ariko nta kundi nyine nabyo ntacyo biba bitwaye, biba ari ngombwa ko n'umubiri wumva ubukonje. Yego niko bimeze. Twifuriza abakunzi bacu badukurikirana buri munsi, uyu munsi w'intwari. Wahuye na weekend, urumva kuba wizihije neza rwose byahoranye nuko waruhutse bihagije, kandi n'ejo ni ikiruhuko. Urumva ko ni umunsi mwiza tuzi twese kandi tubona rimwe mu mwaka. Yego, reka n'ubundi tugaruke ku kituzanye kuri iki gicamunsi cy'amakuru akomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'ubundi nk'ibisanzwe biravugwa ko M23 ishobora kuba yavumbuye ikoranabuhanga nyuma yaho n'ubundi leta y'i Kinshasa ikweho network ifatanije na leta y'u Burundi. Iki kintu cyari gikenewe cyane kuko cyari ikibazo. Urabona kari agace ka Minembwe uburyo karaswaga buri munsi abaturage. Urumva uburyo babivugamo kuri iki gicamunsi, niba ibintu biri gukorwa muri kari agace ariko bimeze, ibikoresho yaba yazanye byaba bidasanzwe, yabisa n'iri bugere ku ntego yayo. Nibyo, si ibyo gusa, turavuga uburyo ibintu bikomeze, ibyo turabirambure, turebe se ikoranabuhanga uburyo ryajemo, turebe uburyo Croatia bahanganye yari yarabannye, ku buryo kubona amakuru byari ibintu by'ibicika nyine, byari bigoye. Yego, ni ikibazo cya network. Turarebera hamwe ko imirwano imeze, ndetse magingo aya ubona ko drone noneho AFC yazifatiye umwanzuro, ikomeje kugenda izimanura. Yego, hari n'ikindi kisa naho kiri kuvuga yenda ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Urabona harimo gucika intege, ishobora kuba urugamba rwarabereye umubirizi, kuko witoroka bafite ngo ntirisanzwe, kuko bari gutakaza ingabo nyinshi kandi zitaguye ku rugamba gusa, ahubwo batazi aho zirengera. Reka bibaho se? Bibaho ko umugabo ashobora guta urugamba kandi bari muri misiyo, bivugwa ko ifite amafaranga. Rurabiha bakagenda, kuko urabona ko ya mirwano bimazemo igihe kandi bagiye bahuriramo n'ibibazo byinshi. Ni ibishoboka, ntabwo aribo ba mbere baba birutse. Yego, ikindi bukomeje kugenda bibera muri biriya bice, turinjira kwandika kandi turebe tekinike AFC yavumbuye, aho bivugwa ko habayeho uburyo bwo guhuza komunikasiyo. Niko bimeze, habayeho guhuza komunikasiyo. Urabona ko ikintu cya monitoring nyine bivugwa ko M23 isa naho iri kubasha kubona amakuru mu buryo buyoroheye, ariko umwanzi kiriya ni ikintu kibaho, ni nka bimwe bita abahakazi. Urumva ko ibyo bari gukora muri operasiyo yabo, ibyo bategura byose baba baganira, bajya kubikora amakuru yose bayatahuye. Ubwo urumva ko itumanaho ryabo bari ryinjiriye nyine. Bwana Bishuti, Beni naho ngo ni ibicika za Rubero naho hariyo intambara, byumvikana ko n'abaturage baho basa naho bakoze ikintu kimeze nk'imyigaragambyo, basaba ubuyobozi bwa M23 ko ako gace bagafata bakakagenzura cyangwa se bakakavamo, kuko hari ikibazo cy'uko iriya mitwe iba muri kara gace cyane. Urabona ni ahantu hagwiriye FDLR ndetse na Wazalendo. Ni abantu babona agace kari kayobowe na M23, iyo ibaye nk'isa n'igatakaje gake, habaho ikibazo cy'umutekano muke ku baturage, bamwe babigwamo. Rero banzuye gusaba ko byanze bikunze bagomba gufata ako gace bakakagenzura cyangwa se ngo bakakavamo.
oya mu bigaragara kari agace karakenewe kandi harimo n'ubundi byaba ari nko gusa nk'aho basunika umwanzi bamwigiza kure kuko umutekano urakenewe muri turiya duce kandi urabona ko rega kari agace umenye yuko gahana imbibi na Rucuru abantu benshi ntabwo bajya babyita ugakoroho urumva rero n'ubundi kari agace katagize kaba kari mu mbogamizi zikomeye. Yego karanatuwe cyane urabona ko muri kara gace niho hantu hasa n'ahari ingo nyinshi n'abaturage benshi. Ni ibintu by'ingenzi rero cyane kuba baba bagafite bakagenzura ko urabona ko nta gace k'umujyi kandi karimo umuhanda uri ujya Gisangani biraborohera ndetse hari umuhanda ukomeza ujya muri za Kenya nabo baca hariya. Ni agace keza rero urumva ko byanze bikunze M23 yafashe umwanzuro ko ishaka kugafata bitewe n'uko operasiyo zose zibaho muri FDLR n'ibitero biba ariho bituruka kenshi. Amakuru ariko tutahamya neza ariko iyo yasohotse haba hari uruntu biravuga ko kwiraswa ryakozwe ku ndege za Kisangani ku kibuga cy'indege cyaho. Rivuzeho ariko nanjye ntabwo ndaryinjiramo neza ngo nyatohoze byanyabyo ariko ni ibyavuzwe ko bashobora kuba bagabye igitero muri iri joro bakarasa indege n'amadrone byari ku kibuga cy'indege cyaho. Arizo nce hagurukiraga drone zazaga kubarasa muri ziriya nce za Beni za Masisi hose n'ahariya reka n'ubundi drone niho zituruka biravuga ko bashobora kuba baragiye ari itsinda ry'abantu batari benshi bakazangiza bakanitahira. Niko bimeze urabona ko M23 yahinduye ingamba ndetse n'umuvuno mu bice bigiye bitandukanye haba muri Nord Kivu haba muri Sud Kivu. Bwana inshuti niki ubona kiri bukurikireho ko bikomeje kugenda bigaragara ko AFC ishobora kuba yafashe umwanzuro ukomeye? Ikigaragara ku muntu wese wakurikirana ibi urabona gutinda k'urugamba intambara iri gufata intera isa n'imara umwanya urabona ko hari impinduka ziri kubaho. Ubu nuko ngo impinduka ziri kubaho nuko M23 iri kwiyubaka kuri byinshi itari isanzwe ikoresha. Urabona umuriro wayakijeho mu bihe bitambutse irasa n'ishaka kwiyorohereza nayo ikagabanya ibitero biri kwigabwaho buri munsi. Urumva ko ifite uburyo yubatse muri cya gice cy'ira misozi urabona ko uburyo bw'ikirere rwose bisa naho iri kubugenzura bishoboka. Drone irajya guhaguruka Uvira cyangwa kandi gace iturutsemo bakabibona kare. Urumva ko muri iriya misozi bageze ku rwego kuba ngo bashyizemo ba sniper barasa zirangabo zisa n'izizamuka zibasanga mu misozi. Urumva ko ibyo ni ibintu bitari bisanzwe byanateye urwikango ku ruhande bahanganye. Urumva ko nabo bari kubona ko system yabo yahindutse aricyo kituma bigaragara yuko byanze bikunze urugamba rugiye guhindura isura muri iyi minsi iri imbere. Yego binagaragaza ndetse binemeza ko uyu munsi n'ubundi byahinduye isura ibyo abantu bari biteze nyuma yuko nimugoroba haje kubaho wizidura ariko twaje kuvumbura ko ari ikibazo cy'uko abasirikare bakomeje kwatikira kuri kurasi ihanganye na M23 kuri front line ntago imirwano babibashije. Akaba ari mpamvu ubona bashaka kubaka uburyo bwo kubwirasa ry'iki barasiye kure aribyo byagaragaye ko ka gace n'ubundi Evariste Ndayishimiye bari bamwatse ko kuba basterekaho intwaro zajya zirasa mu birometero birebire bishobora kuba noneho byabaye confirmed ariko ndetse no gusetinga ziriya ndege z'amadrone n'ibiki urabona ko ari ibintu bisa nkaho n'iki kiri kugaragara ko ubona ko M23 yatangiye gukubita hasi za drone aho hano muri za Uvira naho yahamanuriye cya drone. Niko bimeze urabona ya drone itandukanye na za zindi yajyaga yohereza ubona ko bishobora kutaza koroha. Ni ya drone bayita ngwiki ni ukuvuga ngo CH4 iriya n'izindi zose urabona ikintu kiriho ni ingamba M23 isa n'iyahinduye. Urabona ko yanze bikunze rwa ruhande ruhanganye nayo rugomba guhindura ingamba narwo kuko ibijyanye n'ibitero bahoraga babunzaho bya buri munsi ku butaka n'ijyamadrone niba bageze ku rwego kuba bayifatira ibyemezo nabo niyo mpamvu ubona ko kiriya gikorwa cyabo cyo kuba bajya barasa bari Burundi bakoresha imbunda nini bashobora kugikora kuko nta yandi mahitamo. Urabona ko niba drone bazikumiriye ihagurutse bakayirasa itaragera no mu gikorwa
bakaba batabasha kuzamuka muri ziriya nce ziriya misozi bajyaga bajyamo. Urumva ni ikibazo gihari kindi bashakira igisubizo muri buriya buryo bwo kuba bashirimbwa bari kure, batarasiye kure. Urumva nta gace barimo ntibabasha kukinjiramo cyangwa kukarasisha drone nk'uko bisanzwe. Yego nibyo, ni nako binameze. Navuga ko CH4 magingo aya bamaze kwitura hasi, bibaye mu masaha make rwose atambutse, binagaragaza ingufu zikomeye n'urwego M23 nyuma yaho n'ubundi Sultani Makenga bivugwa ko yaba yabyinjiyemo neza, noneho yanatanze icyizere ko ibi bintu by'ibitero by'amadrone agiye kubigabanya cyane rwose. ashaka ko yavumbuye umuti. Oya, yabihereye ejo, kandi byari bibabaje kuko urabona ko abaturage b'umurenge bahoraga bataka bavuga bati ariko urabona wowe byonyine drone no ku muntu w'ingabo usanzwe ari umusirikare zikubuza uburyo nawe ukumva ni ikibazo. Urabona kuraswa n'ikintu kiri hejuru yawe basetinze aho uri, ni ikibazo gikomeye. Rero urumva ku baturage noneho b'abasivili bahozwagaho drone za buri munsi, ni ikintu gikomeye yaba akoze cyane cyo kuba yabaha umutekano wo kubarinda ziriya ndege rwose zari zibazengereje ku buryo bushoboka, kandi guhora wiruka ureba mu kirere wumva ijeho imisozi bayimara, byari ikibazo ku baturage gikomeye cyane. Nibyo, imirwano irarimbanije, ahandi ubona hakomeje kugenda hagaragara bimwe mu bitagenda neza muri ya mirwano, ndetse na tactique zikomeye. Bwana Habinshuti, ni mu Minembwe, ubona ko Iminembwe isa nkaho itujemo, ariko bigaragara ko deployment zikomeje gukorwa, bivuga ko bari kujya kuruhutsa n'abasirikare bamwe banazana abandi mu ibanga rikomeye. Yego, hariya ni agace gasa n'akiyubatse muri iyi minsi, basa n'abashyizemo ingabo, kubera ko hagaragaraga ko hari ikibazo cy'icyuho. Ariyo mpamvu mbona muri kara gace mu kanya bavuze ko ingabo ziri gusubira inyuma zijya Bukavu. Ni ukuvuga ngo kiriya gice cyose kigenzurwa na M23 kiri inyuma ya za Minembwe usa n'usubira Bukavu, urabona ni igice gitekanye kidafite ibibazo. Urumva deployment zari zirimo rero zikwiriye kujya imbere. Hariya hari ikibazo, abona ko uwagabaga ibitero wese yatekerezaga mu Minembwe, kubera ko hari abaturage kandi hari ingabo bari babizi neza ko imbaraga nyinshi zashizwe imbere. Hasi hari ujya Baraka, urumva ko kiriya cyari icyuho kuri we. Bigaragare ku mpinduka zibayeho, uraza kubibona mu minsi iri imbere, nta bitero byinshi bizongera kuzamuka hejuru iriya. Kandi byumvikana ko n'ubundi bagiye kwidegemvya territoire ya Mwenga, umenye ko irimo amashyamba menshi, kandi ubona yuko n'ubundi isa nkaho iteganye, ugereranije urabona ko isa nkaho yegeranye n'ubundi n'iyi Minembwe, birasa nkaho byenda kwegerana rwose. Ko wumvise nawe uburyo ki noneho impinduka zabayeho muri kara gace, kiriya misozi usatira kwezero, ubu uri gutamba wese ikinyabuzima arahita baraswa na sniper batazi aho ziri. Urumva ko ni ibintu biteguye, bashaka guhashya bya bitero byazamukaga buri munsi. Hariya nta gahenge bahaha ku butaka no mu kirere. Urumva ko ni imyanzuro myiza yafashwe hara kuri 23 idasubirwaho mu buryo bwo kubaha agasoko. Ni ngombwa, ariko ni ibintu bikenewe kuri iki gicamunsi. Breaking news ziri kugaragara, n'ubundi ni igikuba gikomeje gucika kuri kote y'i Burundi. Ubona ko igikuba cyacitse. Ntago byaburi Burundi ho bihora bihari, nk'uko na hariya muri Sinde Kivu bihora bihari. Erega rwa rugamba n'urw'abarundi. Ibyishimo rero tunihuta, dore byango wenda natwe turebe uburyo ki twatembera abari weekend tukajya kuruhuka. Akazi kaba katoroshye, urabizi kumara icyumweru abakenewe gukorwa agasiporo, kuko aba ari ingenzi. Niko bimeze. Ariko za ndani biravugwa ko n'ubundi communication M23 yayihuje. Bimeze bite Bwana Habinshuti? Communication kuyihuza ni uburyo bujya bukoreshwa n'ingabo izo arizo zose, ariko urumva ko nyine ni ikintu kidasanzwe, ntabwo ari ibintu bihuzwa n'uwo ari we wese. Ese ubwo nabaza rendo yahuza communication yawe nabo, cyane ukwigamba kwa M23 kugira ngo bagaragaze ko banatange n'ibyiringiro mu baturage bari bamaze iminsi biheba. Bijya bibaho, birashoboka. Bijya bibaho kuba bahuza imirongo y'itumanaho n'umwanzi bahanganye, ariko ni ibintu bikorwa n'abantu bafite system nyine
yubakitse ifite imbaraga kandi bigaterwa n'itumanaho muri gukoresha nabo n'iryo bafite. Rero uko bisa kose hakinga bibaho, birashoboka kuba amakuru y'umwanzi bari kuyabonera ku gihe cyane. Icyo rero hari icyo bibafasha cyane, nacyo kiza mu bintu bitanga intsinzi, kuko urumva niba ngiye gusohoka muri iyi nzu ukabimenya ko tuganiriye kuri telefone ko nje kukureba, urumva umuntu ukeneye kundasira mu nzira ngenda ntahita abimenya ko nsohotse se. n'ako kanya Ni ikintu cy'ingenzi kiriya cyane, babonera amakuru ku gihe. Ubundi iyo umuntu yakoze iriya monitoring akaba agufiteho amakuru y'ibiri kuba iwawe isaha n'isaha aba agufite. Ibitero muri gutegura arabimenya, niba ari ibyo kurya byabashiranye ahamagaza ibindi n'igice biri buturuke urabimenya. Rero urumva kiriya nacyo kiri mu bintu by'intsinzi. Ni nko kuvuga ngo ni nka bwa buryo bwo kuvuga ngo weho ubwawe wakoze buryo ki ugiye guhakinga wenda ikoranabuhanga ryabo ku buryo bijya gukorwa byose uri bubibone bitewe n'ibyo uri gukoresha. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye baba basa naho babashije kugeraho, kandi icyo kirashoboka ko M23 yabikora, kuko urabona ko ejo bundi mu magambo bivugiraga ubwabo hari ikintu bahinduye mu mbaraga zabo zijyanye na system y'ikoranabuhanga ku buryo bufatika. oya birashoboka ko wenda icyizere cyaba kigiye kuboneka, ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere muri biriya bice, ubona ko biriya bice byugarijwe n'iri koranabuhanga ry'indege cyane. sorry. Ni ibintu byagiye bivugwaho ko ikintu kijyanye na drone ho hariya bashobora kuba bagiye kugifatira imyanzuro ya burundu, ku buryo ngo drone icyaka bafite gahunda yo kuba igiye guhaguruka bari kubimenya ku cyicaro aho bari kare cyane ko drone ihagurutse n'icyerekezo sinyare ngo bahite babona sinyare byihuse n'agace igiye kurasa hariho. iyo koranabuhanga ko numva ritoroshye, ntago baba babaziye gakeya, ntibyoroshye byaba ari ibyanyabyo rwose, kandi ari iby'ingenzi, kuko urabona ko zari zisa n'izijengereje abaturage hariya. Buri teka ryose babaga baryamiye amajanja ku manywa na nijoro ko bari buraswe na drone buri gihe. ntabwo byoroshye, ariko nanone biraza koroha bitewe n'uko kurasiyo zihanganye n'ubundi buri ruhande kugenda rwubaka uburyo bw'ikoranabuhanga. Nakubwira ko bivugwa ko n'ubundi bagiye kubaka ikoranabuhanga bagasetinga hakurya i Bujumbura. Ese urabona nta kintu biri butere ku mutekano n'ubundi wa Bujumbura usa nkaho ari mukeya, kubera imyivugutanyo ikomeje kugenda iboneka haba muri defense ndetse no muri diplomasi. Ukuvuga ngo i Burundi keretse bo nibaramuka ari bo babaye nkaho babona ko ari wo mwanzuro wa nyuma bagiye gukoresha, ariko mu buryo mpamya bwo nta gahunda ya 23 yaba ifite bw'u Burundi. Gusa ikikwereka yuko wenda biri bushoboke nuko baramutse babuze uburyo bwo uko bakoresha ziriya drone na biriya bitero bavuga byo ku butaka bikaba bikeya bitewe n'imyanzuro baba bafatiye hariya muri ya misozi miremire, ushobora kubona barashe bari i Burundi nk'uko babivugaga, ariko byaba ingaruka mbi ku Burundi, kuko simpamya ko icyo kintu bagikora ngo umutekano bawubone noneho ibintu byigiriye iwabo. Urumva we ko itaba ari ikibazo gikomeye baramutse ari babihagurukije ku butaka bwabo bakarasa hariya. Ntibyoroshye kandi birakomeye nyine, urumva ko bitari buze koroha, ariko icyizere abaturage bagomba kugira ni uko hashobora kuba havumbuwe uwo muti, ariko nubwo ibyo biri kuba n'ubundi mu minembwe indege ziracyacarayo muri ya misozi ya za Mikarati, muri biriya bice bya Baruta akaba ari umusozi wababaje cyane FDNB na FARDC. Baruta ni umusozi na n'ubu batazibagirwa, nyuma yaho n'ubundi bamburiwe ibirindiro byabo bikuru, navuga ko ari amaka aba FDNB babagamo bari barubatse bikomeye mu Mikarati. Bisa nkaho n'ubundi byatumye igisirikare cya FDNB gisa nkaho gicika intege, ubona ko cyacitse intege, ubona ko nyine bisa nkaho bihinduka. Niki kiri buhinduka ku ba FDNB ubona bacitse intege ku rwego rwo hejuru? Gucika intege bacitse intege kubera ibikorwa biri kubaho bitewe n'imbaraga bari gukoresha bagaba ibitero, bakabona birafiyarinze nta kintu bibyaye, ndetse bakagera no ku rwego rwo kuba batangiye kujya baraswaho. Urabona ko nk'ubu hari amakuru twabonye iri joro ko ahantu Karemi, kandi urabona umujyi wa Karemi intera urimo biravuga ko bagabyeho igitero M23 bakabasha kuba bahambuye ibikoresho
birimo imbunda ndetse bakanashimuta abo mateka ku buryo hari abasirikare bagera muri 40 bahatwaye. Ibi ni ibintu ubona ko muri iri joro nayo yari isa naho yabukereye rwose kuko yagiye ikora utuntu tw'udushya ahantu hatandukanye biri kuvugwa muri iri joro ryakeye. ntago byoroshye kuba wumva uduce twose usa nk'utwugarijwe ndetse hari kugenda haberamo udutendo dutandukanye, ariko akenshi na kenshi hari n'igihe huriraho n'abandi n'indi mitwe buriya udakina. Buriya hariya Ikaremi hariyo umutwe ukomeye bita Mayimayizuru ukomeye kandi nawe urwanya leta, udakina urwanya leta ku rwego rwo hejuru. Mu minsi bagiyeho nabo mu buryo urebye bwo kwangiza kuko nk'imodoka zigera muri 6 zari zirimo ibikoresho batanatwaye bimwe kuko batwaye ibyoroshye, batwaye imbunda zigera mu 150 ntoya, ibindi bimodoka byose ngo babitwitse. Urumva ko nyine bisa nk'abugarijwe mu minsi yashize byahwihizwagaho, ariko ntago amakuru ari yizewe neza ko Mayimayizuru ishobora kuba ishaka kwiyungana na AFC. Byanashoboka, urabona ngo cyari igice cyari kigwiriyemo Abatanzania cyane, n'abo basirikare bavuga bashimuswe ko baba ari Abatanzania, bivugwe ngo kubasigaye ngo hari ikikango gikomeye ku basirikare b'Abatanzania ku buryo bo bari bizeye ko iyo defense iri kure nta kibazo babigiramo bijyanye n'aho imirwanirire. TPDF ifite akaga gakomeye, ko habaye ikibazo rero cyane. TPDF ifite akazi gakomeye kandi abasirikare benshi bamaze kuvumbura yuko ibyabazanye bihabanye n'ibyo bo bari babwiye, kuko bari bazi ko baje bo nk'abitembera bazi ko baje gucunga umutekano w'abasivili. Urabizi mu mateka yacu turimo mu myaka nka 20 cyangwa 30 wari wumva Tanzania ari imishyamirano yabaye barwanye. Rero abantu bibereye mu mahoro kuva ku rwego ruto barinda baba generali bibera mu mahoro ku myaka 30 nkeka rwose shobora kubishiza izo ntambara ntaziriyo. Rero kugwa muri uriya muriro mu myaka ingana kuri udaheruka intambara, Tanzania ni ikibazo bahuye nacyo gikomeye ntibazanabyibagirwa. Bivugwa ngo abo bazanagera naho ubona ko bazoherezweho bakabyanga. Ngayo nguko rero ibyacaracaraga mwakagombye kumenya amaginga ya kuri iki gicamunsi cyo kuri iki cyumweru. Mbifuza gukomeza kunogerwa na gahunda za weekend ndetse no kunjoyinga munsi mukuru w'iki munsi mukuru w'intwari. Imana ikomeze ibane namwe, ariko reka nkubwire wowe wahisemo kutwumva, wahisemo neza, ariko nawe ukitwumva bwa mbere nta kindi usabwa kugira ngo winjire mu muryango mugari wo kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe y'indani n'imbere. Nta kindi usabwa, ni ibintu byoroshye cyane. Ni ugukora kuri subscribe ukarayikinga, ni ibintu bisa nk'ibyoroshye, nta mbaraga bitwara, ugakora na share ugasangiza n'abandi, bityo natwe bikaduha imbaraga yo kubacukumburira akantu ku kandi kubibera hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho twateye intebe za ndani n'ahangaha uzajya uzisanga. Ciao, mugire umunsi mwiza w'intwari.